Ibihe byiza kuri mwese, ikaze ku Makuru Rwanda TV. Umujyanama wa Perezida Tskisekedi yavuze ko igihe kigeze ngo Congo yiyomekeho u Rwanda. Fisto Kirisinovic Baranganayi, umujyanama wa Perezida akaba n'umwe mu bavuga rikijyana mu ishyaka rya Tskisekedi UDPS, yatangaje ko igihe kigeze ngo Congo ifata u Rwanda irwiyomekeho, cyane ko ari igihugu gito kingana n'umudugudu ugereranyije n'uyu muturanyi wayo w'igihangange. Uyu mugabo ubu butumwa yabutambukirije kuri X, aho yavugaga ko abanyarwanda bakunda kuvuga cyane kuri Tskisekedi ariko ntibavuge kuri perezida wabo Kagame. Birangamayi urebye ku mbuga nkoranyambaga ze bigaragara ko ari umujyanama wa perezida wa Congo mu bijyanye n'ikoranabuhanga n'itumanaho. Mu butumwa bwe yavuze ko abanyarwanda nta kintu na kimwe bavuga kuri Kagame, bahora bavuga kuri Tskisekedi. Igihe kirageze tugomba gufata aka gahugu gato tukakiyomekaho, cyane ko gasa n'umudugudu ugereranyije n'igihangange Congo. Birarambiranye. Ubu butumwa yabutangaje asubiza abanyarwanda banengaga imikorere ya Tskisekedi uko akomeje kwigizayo abashinja kuba bakorana n'u Rwanda. Amagambo nk'aya y'ubushotoranyi si ubwa mbere avuzwe n'ubuyobozi muri Congo, kuko kuva ibihugu byombi byatangira kugirana umwuka mubi, Congo yakomeje kwibasira u Rwanda, bigera naho Tskisekedi ubwe avuga ko yiteguye gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda kandi ko azashyigikira uzabigerageza wese. Amakuru yarayo, duhure mu bindi biganiro.